amahoro y'Imana aruta y'umuntu yamenya nakomeza ganze imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ni mwene so Senga basuhuza unabaha ikaze mu nyigisho yacu aho turimo tuganira kandi turebera hamwe twigishwa n'ijambo ry'Imana kubijyanye no gusenga. Mu nyigisho zacu z'ubushize nkuko mwagiye muzikurikira niba atari ubwa mbere, turimo turarebera hamwe isengesho umwami wacu Yesu Kristo yigishije abigishwa be. Abigishwa baramusanze baramubwira ngo twigishe gusenga nkuko tujya tubona Yohana nawe yabyigishije abigishwa be. Natwe rero nubwo turi abigishwa bawe twigishe gusenga nkuko twabivuze mu nyigisho zacu zibanza. Umwami wacu Yesu yabanje gusenya imisengere yari isanzweho, ayita imisengere ya kiryarya, imisengere y'uburyarya, cyane cyane iyerekeza ku bafarisayo abitwaga abasenzi. Abanyedini barabo kubahwa kandi bibonaga nk'aho ari bo bonyine bafite ukuri ku bijyanye n'Imana. Nyamara Yesu yerekanaga ko imisengere yabo nta kimaze imbere y'Imana kuko yose yari imisengere yiti ya kiryarya. Nuko rero abigisha gusenga mu isengesho twita isengesho ry'umwami wacu Yesu. Iri sengesho ntabwo ababwiye ngo nimusenga mujye murisubiramo, ni murifate mu mutwe nuko mukwiye gusenga. Oya, ahubwo yabigishaga bereka ibice bikwiriye kuranga amasengesho yacu. Ati dore umutima mukwiye kugira nimusenga, dore iby'Imana ibishaka yuko abasenga bakwiye kujya basengera kandi bibayobora mu misengere yabo yose. Mu nyigisho zacu zibanza twarebeye hamwe ibice bitatu bigize isengesho ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko nabibabwiye ni ibice 7 urebeye hamwe byari bigize icyo umwami wacu Yesu Kristo yatwigishaga mu gusenga. Uyu munsi rero turarebera hamwe igice cya 4 kigize isengesho ry'umwami wacu Yesu, ari cyo ibyo ushaka bibeho. Ikaze. Nkuko dusoma muri Matayo ibice 6 umurongo wa 10, uko Yesu yigisha abigishwa be gusenga, aragira ati nimusenga mugire muti data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko biba mu ijuru. Bavandimwe, sinzi nkamwe ariko nge ndetse n'abandi benshi nzi twakuze tugorwa no kumenya icyo Imana yacu ishaka. Hari ibintu bibiri nabonye mu mikirizwe yacu cyangwa se mu kwemera Imana kwacu bitugora kumenya, ku buryo umuntu yumva yatanga ibyo afite byose cyangwa se yatega amatwi abigisha bose ariko akabasha kubimenya. Icya mbere ni umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Icya kabiri ni ubushake bw'Imana mu mibereho yacu. Akenshi iyo bajije abantu ngo se Imana ishaka iki mu buzima bwawe, twibwira ko ubushake bw'Imana kubumenya icya mbere ni uko umuntu abuhishurirwa cyangwa se akabubona mu nzozi. Kubw'ibyo niba ko ubushake bw'Imana bumenyekanira mu nzozi cyangwa mu buhanuzi, ubwo bizahinduka amahirwe ya bamwe. Nanone kandi abandi benshi bibwira ko kumenya ubushake bw'Imana ari amahirwe n'itombora. Abandi nabo bibwira ko ubushake bw'Imana budashobora kuvuguruzwa. Mu yandi magambo bikubayeho n'ibyo Imana ibishaka, wikurirwa wivuna ntacyo wakora ngo uhindure ibizakubaho. Mbega ni ubuzima bumeze nk'ibanga, ibizakubaho byose ni ibyo nyine ntabwo uzigera ubimenya. Kubw'ibyo ubushake bw'Imana ntibuzwi. Ariko mu ijambo ry'Imana tubona yuko ubushake bw'Imana mu by'ukuri ari cyo kintu Imana yeretse abantu bayo. Kuko ntabwo Imana yagira ikitugaya cyangwa se twabana nayo tutazi ibyo ishaka, ibyo yanga n'ibyo ikunda. Ubushake bw'Imana burasobanutse mu ijambo ryayo. Mbibutse yuko uyu munsi tutagiye mu by'ukuri kuganira ku bushake bw'Imana gusa, ahubwo turimo turaganira ku gusenga, twibuka isengesho umwami wacu Yesu yatwigishije, atubwira ngo nimusenga dore ibyo mukwiye kwitaho, nimumenye izina ry'Imana, musabe ubwami bwayo buze, ariko munashakishe kumenya ubushake bw'Imana. Paulo we yandikiye Abefeso ibice 5 aravuga ngo ntimukaba abapfu, ahubwo mumenye ibyo Imana yanyu ishaka. Kutamenya ubushake bw'Imana imbere yayo ni ukuba umupfu cyangwa se ni ukuba igicucu, ni ukuba umupfapfa. Ndagusabye muvandimwe, mu byo ugomba kumenya usenga Imana, wakagombye kwifuza kumenya ubushake bw'Imana. None se ubushake bw'Imana ni iki? Muri Bibiliya iyo usomye ukayisesengura, yerekana ubushake bw'Imana ko buri mu bice 3 by'ingenzi.
Igice cya mbere cy'ubushake bw'Imana ni icyo bita ubushake bw'Imana bw'ibyo yagennye bidahinduka kandi ibyo bifatanye n'umugambi wayo w'iteka ryose, icyo bita plan éternel de Dieu. Ubwo bushake bw'Imana mu gifaransa twavuga ngo ni la volonté d'intention cyangwa se décrétée, ni ukuvuga ngo ubushake bwagenwe budahinduka. Ijambo ry'Imana ritwereka ko ubwo bushake nk'uko nari mbivuze bufatanye icya mbere n'iby'Imana iba yaragennye mu mugambi wayo w'iteka ryose. Bene ibyo rero ntabwo bihinduka, ntiwabisengera ngo bihinduke, ntacyo wabihinduraho. Urugero turebeye mu ijambo ry'Imana, iyo urebye nk'ibyanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe, batubwira intambara ya Armagedoni, bakatubwira uko Satani na Antikristo bazakora ndetse n'iherezo ryabo. Hari umukristo umwe nigeze kumva wigeze kujya imbere y'Imana ngo yiyirize ubusa ngo kugira ngo Satani akizwe. Ntabwo byashoboka kuko ubushake bw'Imana bwerekanye iherezo rya Satani mu ijambo ryayo. Ndetse na Antikristo uyu ntacyo wakora ngo usenge kugira ngo ye kuzaza, kuko ibi nicyo bita ubushake bwagenwe. Niko Imana ishaka, niko bigomba kugenda. Ariko nanone bitumvikana nkaho Imana yagennye ibibi. Oya, nanone Bibiliya itwereka ko ubushake bw'Imana bwagambiriye kera kuduhindura abana bayo. Ibi nabyo ntacyo wabihinduraho, niko Imana ishaka. Yabigennye kera idutoranyirije mu mwana wayo Yesu Kristo yuko duhinduka abana bayo. Nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Abefeso igice cya mbere umurongo wa 11, ndetse ukareba no mu Baroma ibice 8 umurongo wa 29 ukagera ku murongo wa 30. Yaradutoranije kera, ntacyo wabihinduraho. Ubu nibwo bushake bw'Imana, nuko turaga ubugingo buhoraho. Ubushake bw'Imana bwagenye ku mwana wayo Yesu Kristo azaza agapfa agahambwa yarangiza akazuka. Nta cyabihindura, niko byari byaragenwe. Ubu bushake bw'Imana bw'iby'Imana ishaka uzabona mu isezerano rya kera bakubwira ngo iby'Imana yashatse nibyo byasohoye kuri Babuloni nk'uko yari yarabigambiriye kera. Ubu bushake rero nta ubuhindura, ntibuvuguruzwa, ahubwo mu ijambo ry'Imana niwigana ubushishozi uzabona ko butajya buhinduka. Yeremiya 51 umurongo wa 29 niko hatubwira. Nanone kandi mu ijambo ry'Imana tubonamo ubwoko bwa kabiri bw'ubushake bw'Imana, icyo bita ubushake bw'Imana bw'ibyo yifuza, la volonté de ses désirs. Ni ukuvuga ubushake bw'Imana ariko bushingiye ku cyifuzo. Mbega Imana irabishaka ariko si itegeko, si ibyagenwe, ahubwo bisa n'icyo yifuza ku bantu bayo. Iyo usomye muri Ezekiel 33 umurongo wa 11 hatwereka ubushake nari mvuze uko bumeze. Haratubwira ngo njyewe Uwiteka ntabwo nshaka ko umunyabyaha apfa, ahubwo nkeneye yuko ahinduka. Mu gifaransa baravuga ngo ce que je désire ce n'est pas que le méchant meure. Mbega mu kinyarwanda icyo nifuza si uko umunyabyaha apfa, ahubwo nkeneye yuko ahinduka akava mu ngeso ze mbi. Nanone muri Luka 13 umurongo wa 34 Yesu aravuga ati, Yerusalemu Yerusalemu we wica abahanuzi ukica abagutumweho bose. Ni kangahe nashatse, ni kangahe nifuje kukubundikira nk'uko inkoko ibundikira abana bayo, ariko ntiwanyumvira. Ubu bushake bw'Imana uzabona mu ijambo ry'Imana nk'aho Imana isa n'iyinginga yerekana icyo ishaka, ariko kandi isaba abantu kugikora, kandi kugira ngo icyo ishaka gikorwe bigahinduka icyifuzo. Kubw'ibyo abantu bakaba bafite uruhare mu kugira ngo bahinduke cyangwa se ubwo bushake bw'Imana bugerweho. Ubushake bwa gatatu tubona mu ijambo ry'Imana nicyo bita ubushake bw'Imana ariko busa n'itegeko. Ni ukuvuga la volonté de commandement. Imana ikakwereka icyo ishaka ariko igutegeka kugikora. Nagira nkubwire muvandimwe, ni mu bushake bw'Imana bw'itegeko ry'Imana bw'ibyidusaba gukora isa n'idutegeka tuzamenyera gusa ibyo mu by'ukuri Imana idushakaho mu buzima bwacu. Kenshi turushwa no kumenya ngo mu by'ukuri ni iki Imana ishaka kuri njyewe cyihariye ku buzima bwanjye. Urugero nabaha, mbese Imana ni iki ishaka ku rushako rwanjye? Ese ni iki Imana ishaka ku mashuri yanjye? Ikeneye ko nziga iki? Imana ikeneye ko mbega nzashaka nde? N'ibindi. Ntabwo uzigera umenya ubushake bw'Imana bwihariye ku buzima bwawe mu gihe cyose utaramenya ubushake bw'Imana bwahishuwe mu ijambo ryayo ku buzima bwawe. Ndasubiramo, ntuzigera na rimwe umenya ubushake bw'Imana bwihariye kuri wowe gusa ku buzima bwawe mu gihe utaramenya ubushake bw'Imana bwahishuwe ku buzima bwawe buri mu ijambo ryayo. Kuko ubushake bwihariye kuri wowe ku buzima bwawe uzabugezwaho,
uzabusobanukirwa gusa kuko busa n'ubuhishe hagati mu mirongo mu bushake bw'Imana bwahishuwe mu ijambo ryayo. Mbanze mbibutse yuko mu buzima bwacu habaho gusa ibintu bibiri bihora birwaniramo mu bijyanye n'ubushake. Icya mbere ni ukwifuza kwa kamere yacu, icya kabiri ni ubushake bw'Imana mu buzima bwacu. Ngizi imbaraga gusa zijyanye na will, volonté, ubushake zirwanira mu buzima bwacu. Iyo atari kurarikira no kwifuza kwa kamere, icya kabiri aba ari icyo Imana ishaka ko dushyira mu ngiro mu buzima bwacu. Dore rero ibintu bitandatu Imana yahishuye itubwira gushyira mu bikorwa. Cyo ni la volonté de commandement, ubushake bw'Imana ariko busa n'itegeko ku buzima bwawe. Numenye ubushake butandatu ku buzima bwawe, nta kabuza ntibizakugora kumenya ubushake bwihariye kuri ibyo wifuza kumenya mu buzima bwawe. Icya mbere Bibiliya itwereka ko Imana ishaka nusenga ukwiye gusengera kugira ngo bene ubwo bushake bube mu isi. Kubera ko nk'uko nabivuze, twe gufata ubushake bw'Imana nk'aho ari ikintu kitugwirira, kubumenya ari amahirwe, cyangwa se ari uko wagize amahirwe ukegerana n'umuhanuzi akaguhanurira. Bitihise bikaba ari ibintu by'ibyo uhura nabyo, ni amahirwe nizapfa cyangwa nzakira. Oya, icyo Imana ishaka yarakigennye kandi irakerekana mu ijambo ryayo. Dore rero icya mbere, Imana ikeneye ko twese dukizwa, ikeneye ko dukizwa. Nk'uko tubisoma mu rwandiko rwa 2 Petero yanditse ibice 3:9, yaravuze ngo mwe gutekereza ko Imana itinze isezerano ryayo nk'uko benshi babyibwira, ngo ahubwo ibitegerezanyije kwihangana, ngo idashaka ko ari n'umwe warimbuka, ngo kuko Imana ishaka ko abantu bose bihana. Bavandimwe, ni ubushake bw'Imana busa n'itegeko itegekera abantu bose ngo bihane, bakizwe, bamenye ukuri. Niko Paulo nanone yabyandikiye Timoteyo ibice 2 mu rwandiko rwe rwa mbere umurongo wa 4, aravuga ngo kuko ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ubu ni ubushake bumeze nk'itegeko, ni nayo mpamvu yadutumye ngo tukwize inkuru nziza mu isi yose, ngo tubwire abantu ubushake bw'Imana yuko ikeneye ko abantu bose bakizwa, barangiza bakamenya ukuri, bakaraga ubugingo buhoraho. Uku gushaka kw'Imana ngo niko gutuma bigaragara nk'aho itinze isezerano ryayo, ngo ariko yo burya ngo bikeneye ko nta n'umwe warimbuka. Nanone ubushake bw'Imana bwa kabiri tubona mu ijambo ryayo dutegekwa gushakisha no kugira ngo tubushyire mu bikorwa. Imana ikeneye ko twese twuzura umwuka wera, ku buryo iyo ibivuga ikoresha ijambo rimeze nk'integeko. Paulo yandikiye Abefeso ibice 5, aravuga ngo ntimukaba bapfu, ngo ahubwo mumenye ibyo umwami wanyu ashaka. Mu murongo wa 13 yaravuze ngo mushakashake kumenya ibyo umwami wanyu ashima. Ku murongo wa 17, murongo wa 18 ndetse na 19 yaravuze ngo ntimugasinde inzoga ziri mu bukubaganya, ahubwo mwuzure umwuka. Kuzura umwuka wera Paulo yabikoresheje nk'ikinyuranyo cyo gusinda. Iyo usomye impamvu Paulo yanditse iri jambo, ndavuga mu mutima wa Bibiliya, yarimo yerekana asobanurira Abefeso. Mwibuka Abefeso abaribo n'uyu munsi ni muri Turikiya. Icyo gihe niho hari ubwami bwa Bizante ndetse n'imitekerereze ya filozofiya ya Kigereki n'imisengere yaho basengaga Imana bahimbye yari iganje. Abasengaga icyo gihe, ndavuga abasengaga icyo gihe basenga ibigirwamana byo mu Bugereki, mbere yo kubiramya no kubisenga babanzaga kunywa inzoga nyinshi, noneho bagasinda. Nyuma yo gusinda bagakora ibikorwa byo kuramya Imana yabo, ariko wabareba ukabona ntibagikontorora ibyo bakora. Nongere ngaruke, nubwo twize inyigisho ivuga kuzura umwuka, ndagira nongere ngaruke gusa kuri iki kintu cyitwa kuzura umwuka ni iki. Ubundi mu ijambo ryayo hatwereka ibyanditswe byinshi bisa n'ibidutegeka, ntago ari ukudusaba, ni icyifuzo ariko gisa n'itegeko, aho Imana itubwira ngo mwuzure umwuka. Abaroma ibice 8 umurongo wa 9, nanone Abakorinto ba mbere 6:19 umurongo wa 20, abavuga ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari isengero z'umwuka wera uba muri mwe. Abaroma 8 umurongo wa 9 haravuga ngo udafite umwuka wa Kristo ntago aba ari uwe. Ni ukuvuga ngo niba ukeneye kuba wa Kristo ugomba kuzura umwuka. Abakorinto nanone ba mbere ibice 12 umurongo wa 13 niko hatubwira. Ese kuzura umwuka wera ni iki? Mu ijambo ry'Imana bagenda batwereka icyo bita kuzura.
ntarabanza gusobanura umwuka, ijambo kuzura. Mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 16:6 haratubwira ngo mwuzuye umubabaro. Nanone kandi muri Luka 6:11 haratubwira ngo bari buzuye uburakari. Nanone Luka ibice 4:28 buzuye umujinya. Nanone kandi Luka 5:26 bari buzuye ubwoba. Ijambo kuzura Bibiliya byerekana nk'iki, niki bivuze kuzura. Iyo urebye mu mizu ya Bibiliya ndetse no mu Kigiriki basobanura ijambo kuzura, ni ukuvuga ngo ni ugutegekwa, ni ukuganzwa n'amarangamutima ku buryo wowe ubwawe utakaza kwigenzura. Icyo bita plero mu Kigiriki. Ni ukuvuga ngo ni igihe umuntu aba yatakaje kwigenzura agasigara agenzurwa n'amarangamutima adafiteho ubushobozi bwo kugenzura. Iyo biri tubwira ngo twuzure umwuka wera, ni ukuvuga ngo ni ugutakaza ubushobozi bwo kwigenzura ubwacu, ahubwo umwuka wera akaba ari gutugenzura ntitube tukigenzura. Imana yacu ishimwe cyane. Mu bushake bw'Imana rero ikeneye ko twuzura umwuka wera, ku buryo umwuka wera aba ari udutegeka, aba ari ugenzura intambwe zacu, aba ari ugenzura ibikorwa byacu, agenzura amarangamutima, ibyo twibwira n'ibyo dukora ubwabyo. Icyo nicyo bivuga kuzura umwuka wera. Ariko nanone iyo tuvuze dutyo byakumvikana nabi, tudasobanukiwe neza kuzura umwuka wera icyo ari cyo. Niyo mpamvu uzasanga akajagari kenshi kaba mu matorero yacu cyitirirwa kuzura umwuka wera, aho uzasanga rimwe abantu bari bayoboye gahunda bakayitinza. Igisobanuro azagira azakubwira ngo ni umwuka wera yayoboye, ntabwo ari njyewe. Bigasa naho umwuka wera ibyo akora ari ibintu bidafite umurongo, ntabwo ari byo. Kuzura umwuka wera Pawulo yongeye kubivuga akoresha irindi jambo yandikira Abakolosayi ibice 3:16. Ibyo yasobanuriye Abefeso mu bice 5 nkuko turangije kubivuga uhereye ku 17 nibyo yavuze asobanurira Abakolosayi nanone ibice 3:16. Ariko ntabwo yavuze ngo mwuzure umwuka wera, oya, ahubwo yaravuze ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye rifite ubwenge bwose. Hanyuma ibikurikira uwuzuye umwuka wera yandikiye Abefeso 5 nibyo bizaba kuwuzuye ijambo ry'Imana nanone mu Bafilipi ibice 3:16. Mu Gifaransa baravuga ngo les mêmes effets, les mêmes causes. Ni ukuvuga ngo ibitanga umusaruro bimwe burya icyabiteye abari kimwe. Ni ukuvuga ngo ikuzura umwuka wera bihwanye no kuzura ijambo ry'Imana. Iyo ijambo ry'Imana riri muri twebwe rigwiriye rifite ubwenge bwose, niko kuzura umwuka wera. Kuko uwuzuye umwuka akora iby'Imana ishaka, uwuzuye umwuka amenya icyo ijambo ry'Imana rivuga, kandi uwuzuye ijambo ry'Imana atari mu bwenge gusa rihawe n'umwuka, nkuko Yesu yavuze ngo bimbabwira nibyo mwuka kandi bimbabwira nibyo bugingo. Ijambo ry'Imana niryo mwuka kandi ijambo ry'Imana niryo jambo ry'Imana nyine. Ndagira ngo ngusabe ngo wuzure ijambo ry'Imana, atari ukuryuzura mu bwenge urihawe n'umwuka wera, nibwo uzabasha kutikontorora umwuka wera ayobore ubuzima bwawe. Twuzure umwuka wera. Ndagira ngo ngarukira aha ngaha mbabwire ko tuzakomeza ubutaha ubwo tuzaba tureba nanone ubushake bw'Imana, ariko itwereka, itubwira nk'itegeko ryayo ry'ibyo tugomba kumenya. Kuko nitumara kumenya icyo Imana ishaka mu ijambo ryayo, nta kabuza niho tuzasomera iby'Imana ishaka ku buzima bwawe byihariye, ntuzigera uhusha intego y'Imana igushakaho. Imana ibaha umugisha. Reka mbabwire ko tuzakomeza ubutaha tureba nanone ibindi bintu 7, la volonté de Dieu, ubushake bw'Imana ku buzima bwanjye, ku buzima bwawe, nk'uko ibwerekana mu ijambo ryayo. Turebye 2, hasigaye ibindi 6. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Ndagushimiye Imana yacu iri mu ijuru kubw'ijambo ryawe, ukomeze utwigisha icyo ushaka kandi utwigishe gusenga, kuko twakagombye kuyoborwa nk'uko ijambo rya ritubwira ngo nidusenga tubwire Imana ngo ibyo ushaka bibeho. Ndabizi neza ukeneye ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ubwo ni ubushake bwawe, ni ku ijambo ryawe rivuga. Nanone ukeneye ko twuzura umwuka ngo abe ari we utuyobora, nibwo tutazakora ibyo kamere yacu irarikira, nibwo tutazakora ibitera kwicuza, nibwo tutazakora ibitwambura agaciro bikadusebya bikadukura umutima, bitabaje umutima wawe gusa, ahubwo natwe ubwacu twuzuye ibikomere. Reka tuyoborwe n'umwuka wera, utwigishe Mana kugira ngo tumenye ibyo ushaka mu mibereho yacu. Uragahezagirwa, uragashyirwa hejuru, umugisha buri wese, kandi ukomeze utwigisha ibyo ushaka, maze abaryo tugenderamo, twe kuba bapfu, tumenye ibyo Umwami wacu ashaka.
ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.